buri muntu wese afite uburenganzira utabimuhaye ku neza ukwiye kubikubaza ku ngufu. Rero iyo mwe mujyaho ukumva mu giturage iyo ngiyo bakajyaho bagahwihwisa bakavuga umuyobozi wabo kuri urwo rwego bariho bavuga uriya hari uwabwira se yewe ibintu byose arekanyiza kirarya ugana hariya wajya gusaba serivisi cya mbere ntibakwitayeho asanga umuntu umukobwa umuhungu yicaye aho ngaho yibereye kuri telefone arakora ibyo akora sinzi ibyo ari byo kwicaraho ukamusaba serivisi akaba yanagutuka rwose nubwo yicaraho tegereza cyangwa wagomba kubiguha ntahari genda. Ibyo ni ibyo mpimbye murabizi cyangwa ntabwo mubizi? Murabizi cyangwa ntabwo mubizi? Birinda kubaho kubera iki? Byabaho kubera iki? Cyabaho kubera iki? Muri mwebwe bayobozi ari abari hano ari abatari hano banyumva, ndetse abo baturage mugira mutyo rwose wampa, kubera ko wampa ngo bishyire hamwe baze bagukubite rwose bakagira uruhande bagashaka inkoni bakaza bakagukubita. Aho bijya kubera bibi rero, ubwo nubwo nifuza ntyo nzi ko bidakunda, iyo umuco mu buyobozi umaze kugera ku rwego ari mubi, ba bantu mvuga ngo bakwiye gushaka inkoni bakagukubita basa n'abumiwe, barekeye iyo baragowe baragowe babivaho, ndetse bazi ko bigomba kuba gutyo, ko abantu bagomba kubaho batyo. Abantu barinda kumera gutyo muri hehe? Abantu barinda kumirwa bakirirwa biruka inyuma yanyu mwebwe mu bayobozi. Kubera iki? Ariko ngiye kamabwira, iyo wamenye ndamukubita rwose, ntabwo wamenye gukora ibyo ngibyo mujyaho mukamutetesha, ariko iyo namumenye ntarara. Ngabo ba meya uheruka ejo bundi ninde? Ni Kayonza? Ni aba Kayonza ni bande hano? Ni Kayonza? Ni habaye iki? Local government minister ari hano? Yes, habaye iki muri Kayonza? Ubwo rega nabwo ndavuga urugero rumwe mu ngero igihumbi nazibaha, ariko reka duhere kuri urwo ngurwo. Your Excellency, muri Kayonza habaye ikibazo cy'ubuyobozi butita ku baturage, kutamenya ibibazo bafite, ariko no kudakorana, kutumvikana hagati y'abayobozi. Bituma rero
bapfa iki hagati yabo icyo batumvikanaho ni iki ni uko n'ibyo bagabana baba bibye ni iki ni abayobozi batavugana navuga ko ari imico mibi yo kudakorana bigatuma n'ibyo bashinzwe gukurikirana mu kwita ku bibazo by'abaturage nabyo bidindira abaturage bakabura batabaza kandi abayobozi bahari. Nyuma byaje kugenda gute? Cyavuyemo nuko abaturage kubera kuburira icyizere abo bayobozi bageze aho bitabaza abahisi n'abagenzi by'umwihariko ku bibazo by'amapfa yari yatewe n'izuba ryinshi. Izuba se uwo muyobozi yari gutanga izuba ntabwo ari byo ndavuga yakoraga byaje kubaviramo uko byaje kuba n'iki. Yes sir, bifite aho bihuriye kubera yuko ubusanzwe abaturage bagaragaje ko bafite ikibazo ko bashonje leta ifite uburyo yabagoboka ariko icyo gihe kubera ko abayobozi bari bahugiye mu kutumvikana ntabwo babashe kubikurikirana. Bari bahugiye mu ko bo batari bashonje bo ntibari bashonje kandi icyo kibazo. Yes sir. Ntibumva babaganyira bashonje nabwo kutavugana nuko nabwo buri wese yari afite ibyo akora bimuha iby'abandi badafite. Hanyuma uko byagenze rero nuko abayobozi babishinzwe babonye ko abayobozi badakwiye gukomeza kuyobora akarere babakuraho. Byamaze igihe kingana iki? Your Excellency byamaze igihe kinini kuko baganirijwe inshuro nyinshi n'inzego zitandukanye ariko gufata umwanzuro nyirizina wo kubakuraho ugeranije n'ibibazo byari bihari byaratinze. Yes, bitinda kubera iki mwebwe mwicaha ngaha kumuhanda? Ari abari muri minisiteri bashinzwe ari abandi babibona ari ku zindi nzego birinda gutinda bikagira ubwo bigeza abantu hariya kubera iki? Ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari we nkibaza gusa ndakibaza abo bantu bari hano bose ku nzego zabo buri wese kuri rwego. Icyo mbibabariza mwese ni uko ibi bivuzwe n'ubwo bivugwa i Kayonza biri n'ahandi hose bimeze gutyo. Biba mubireba mukabyihorera nibyo binavugaga kubera ko abayobozi bo baba badashonje bo ntacyo babuze ntabwo bita ku bandi bakeneye bo ibyo bashaka abo ngabo. Hari kesi ya Bugarama za Rusizi ibintu bijyanye n'imihanda bawicariwe umwana wa infrastructure. Yes, mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse usigaye nyirango usigaye warahindutse umurima bahinga mu muhanda. Byarinze bigera hariya kubera iki? Icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda nyirango nakivuze hari ubundi igeze kujya ni 2017 ni ibintu mperuka kera ariko umuhanda warasibye. Ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose badafite ahantu banyura badafite uko bagenda. Ikibazo cyagenze gite minisitiri? Mu by'ukuri Your Excellency twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu ikorwa by'imihanda
kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017, kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017. Kuva icyo gihe umuhanda uri ukeneye guhita usanwa. Ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye ndetse ukanafasha inganda ziri hariya. Habaye ikirego byagenze gute? Icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority uburyo ninde ubikora? Ni twebwe nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo twagombye kuba twarabikoze. Erega natwe ibyo tubifitemo uruhare ariko nta n'ubitubwira. Priority mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye. Ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi, ariko tuzagenda tubikosora. Uzi ko imyaka yose nicyo kiba igisubizo, nicyo abantu barangiriza. Ni ukubisabira imbabazi, ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi, ariko tukikomereza ibyo dukora. Ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute? Ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanda? Ntabwo amafaranga yari yabuze, ahubwo no kudashyira ku murongo neza ngo tumenye ibikwiye guherwaho n'ibikurikira. Ibyo se bizakorwa nande? Tuzabikorerwa nande? Niba minisiteri bishinzwe itabikurikirana n'izindi nzego ntizibikurikirane, ubwo bishinzwe nde? Bizakorwa gute nande? N'ubuyobozi ndetse bw'akarere ubwabo bakwiye kuba babifitemo uruhare. Byagenze gute? Urebye akarere kagiye katumenyesha ko hari ikibazo. Urumva akarere ko kakoze ibyabo karabamenyesha, kakirwa kabasaba ko dufite mwe mukicecekera. Ntabwo twihuse bihagije. Nta nubwo mwihuse na busa, ntabwo ari ukuhanyuza. Ariko se ibi bigenda bigaruka, imyaka ikaba 5, ikaba 10, ikaba 15, ikaba 20, muragira ngo abantu bagire bati? Nibyo navugaga, biriya ureba Gen-Z bajya ku muhanda, ni Gen-Z harya niko babyita, bagatera amabuye bakoza babampa ngo bankubitire babirukanse ku manywa y'ihangwe. Nge nzi ko bazambabarira, ntabwo bazapfa nanjye. Bazi ko ntabarimo kabisa abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko rero ikibazo ni uko abamvuga ngo bampa ngo bankubitire nabo ni Gen-Z. Ubwo se bizagenda gute? Namwe ko muri urwo rugero, ubwo murakora, ubona iki kibazo yakigenza ate? Ibintu byahoraho imyaka igashira, indi kaza, muri aho mukabisabira imbabazi gusa. Uzi akantu kamwe maze kuvanamo muri ibyo bicarira, biriya avugaga bisa n'ibitagira priority, ngo bagize, usibye ko batagize priority bakora bakanabitindana. Uzi impamvu? Ariko imwe muri zo, ntabwo ariyo yonyine. Aba bayobozi baba bato cyangwa baba bakuru, mu by'ukuri ntibahari. Ntabwo baba hano, ntabwo bahari.
ugiye kubara ingendo bagenda bibera hanze mu makonferensi conferences bafite rero n'ibyo bakoresha. U Rwanda barugize igitangaza ngo barashaka kureba babyita iki best practice. Ngo best practice iba mu Rwanda ngo bakirwa bahamagara. Ubu abona ba ministers nka 5 6 kugera ku 10 bose barandika basaba kugenda. Nkabaza barajyahe ngo bagiye baramutumiye kandi biri important ko bajyayo, bagiye gutanga amasomo. Amasomo ujya gutanga se wowe yakumariye iki? Wabanje ukareba ayo masomo ugiye gutanga wowe icyo akumariye. So icyo navanye mu Prime Minister, ubu Minister kuzongera guhaguruka hano akavuga ngo aragiye, muzajya mubanza munsobanurire icyo agiye kuzana. Kiruta icyo yarakwiriye kuba atanga ku Banyarwanda, kuba ari hano. Ariko iri genda ryandambiye, Prime Minister, undebe unyumve ngo ryandambiye. Murabyumva? N'aba ba ministers bamwe bari hano mu nyumve. Iri genda ryabo ryandambiye, muzajya mubanza musobanurire neza. Si ukubisobanura neza gusa, muzajya munabisobanura mu gihe. Tubanze twumvikane icyo turi butakaze umuyobozi natagenda, natajya hariya bamutumiye, icyo turi butakaze ni iki, ndashaka kukimenya. Ariko icyo gihe bikwibutsa n'icyo uri butakaze nibaramuka bagiye. Okay? Tubyumvikaneho, turebe ikinyuranyo cyabyo. Ubu ndaza kubafunga rwose, kubafungira. Kandi hamwe twashyize abayobozi, ugasanga abaminisitiri 2 nko muri minisiteri imwe, sibyo? Ariko hakaba ubwo bagiye bose bombi uko ari 2, bitari minisiteri imwe, bitari minisiteri yindi ya 2, 3, 4 bose bagiye. Kandi uko bagenda rero nabyo mubimenye. Ubu si isigaye ubundi iri connected, ariko iyo bagiye ntumubona, naho mushakiye yagiye ntumubona. Ukabaza ariko se aho wagiye hataba telefone ni hehe? Bo mu mutwe kugenda no gukupa connection, n'abagifitanye isano n'aho aturuka. Yagiye n'uwabariye. Ibyo Prime Minister biraza guhagarara byanze bikunze. Okay? Now, hanyuma yahagaze gutyo, dusigarane cya kibazo cyo kutamenya priorities hano, ariko muri hano ubwo nabyo tugikemure. Impamvu ministry idashobora kumenya priorities nabyo tuzabimenya, nabyo tugomba kubimenya. Mu by'ukuri ubwo ni Prime Minister bizajya bigarukaho. Minister ananirwa ate? Ese yarakubwiye byagenze gute?
minisita tugira ikibazo kuvuga ngo bananiwe gukora priorities kikaba igisubizo. Priorities ni izawe ziri personal. umuhanda kanaka cyangwa igikorwa kanaka cyangwa hariya wananiwe guhitamo kugira priorities na cabinet twirirwamo buri gihe mu mezi tugira cabinet zingahe. Utigeze ubishyira hano ngo uti mfite ibintu hano amikoro ntahagije ariko dufite ibintu bitugoye bingana bitya, abantu bakagufasha kureba. Noneho priority ntabwo ziri personal, ntabwo ari iz'umuntu ku giti cye ngo nuko ari umuyobozi runaka. Priorities ni iz'igihugu. Decisions zigomba kuba zijyanye n'inzego mu buyobozi bw'igihugu zizwe. Ibi byose ndabitinda kubera iki? Nta kuntu RPF backbone niyo backbone y'iyi government y'ibikorwa y'amajyambere y'ibi byose. Aba bayobozi benshi tuvuga ni bamwe muri mwe, ni kadazi muri mwe. Barangiza mukatubwira ngo nta makosa, twananiwe kumenya priorities. None ngo kumenya priorities gute? How? Cyangwa abantu bajya hariya bakangiza, amezi 6 agashira, umwaka ugashira, erega bamureba babizi. Nibyo nabazaga minisitiri wa local government, biriya bya Kayonza byari bizwe, byamaze igihe bizwe. Ubu mwaracecetse, mwahisemo ba Kayonza n'abandi babizi babishinzwe, mwahisemo kubiherekeza uko bimeze ngo abaturage bagere kuri uriya rwego. Murashaka ko bagira bati, murashaka ko abaturage bagira bati, cyangwa murumva inshingano za nyirizi? Ubwo se bijyanye na RPF n'amatwara yayo mashya ni iki?